Mu buzima busanzwe abantu benshi bagira ibihe aho bashobora kugira ubushake bwinshi bwo gukora imibonano ubundi bakabura ubushake burundu. Hari ubwo uba utateye intambwe mu rukundo cyangwa se ukaba mu bihe by'umubano mukeya maze ukibaza niba ubushake bwawe bwarangiritse cyangwa se nyine niba hari ikibazo. Umva aka kantu, nibwiraga ko ubushake bwanjye mu mibonano bwangiritse kugeza ubwo namenye ibijyanye n'igitekerezo cyitwa responsive desire. Ndabasuje kandi baha ikaze mu kiganiro cyacu Psychology for Better Life, mu gace tubagezaho buri wa kane w'icyumweru tukagaruka ku bijyanye n'ubuzima bw'imibonano, ingingo ijyanye no guhuza ibitsina, sexual health. Uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo yitwa responsive desire. Mbere yuko nangira iki kiganiro, banza umenye ko ubushake bwo gukora imibonano bushobora guhinduka. Ariko hagati aho nizere ko wamaze gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byose tubategurira. Ariko ndanabibutsa ko tubahuza n'inzobere mu by'imitekerereze ya muntu ndetse n'imibanire. Ubaye ukeneye kuvugana n'umutherapist watwandikira cyangwa se ukaduhamagara unyuze kuri adresse tuba twashyize muri description. Ngewe wabakusanyije kandi ugiye kubibagezaho ndi Muhire Psychologist. Mbaye ikaze muri iki kiganiro. Aho nari nsoreje mu kanya nari mvuze nti hari igihe umuntu yibaza niba ubushake bwe bwarangiritse cyangwa se nyine niba hari ikibazo kidasanzwe cyaba gihari. Ariko kuri nuko ubushake bwo gukora imibonano cyangwa se libido bushobora guhinduka bitewe n'uko umuntu ari kwiyumva ndetse n'icyo ari kubana nacyo mu bitekerezo bye muri uwo mwanya. Mu muco nyarwanda benshi bakunda gufata ibijyanye n'imibonano nk'ibanga cyangwa se nyine biteye isoni, nyamara ari kimwe mu bintu by'ingenzi cyane bigize ubuzima bw'umubiri ndetse n'ubwo mu mutwe. Umuhanga mu mibanire Dr. Emil Nagoski mu gitabo cye yise Come As You Are cyasobanuye neza uburyo abantu bagira ubwoko bubiri bw'ubushake. Hari ubwoko bwa mbere yise spontaneous desire, ubushake buhita buzamuka byizanye. Ubu ngubu ni uburyo umuntu yumva ashaka gukora imibonano nta mpamvu izwi cyangwa se nyine ikimushishikaje cyane muri ako kanya. Ni mu gihe ubundi bwoko ari ubwo yise responsive desire, ubushake bushingira ku bintu runaka. Ubu ngubu ni ubwoko bw'ubushake bw'umuntu butizana, ahubwo bukazuka cyangwa se bukaza iyo habayeho ibintu bimwereka urukundo, umutekano, ikinyabupfura, kumwitaho ndetse n'ikintu kimutera kwiyumva neza. Mu bantu benshi cyane abagore, ubushake bwabo ntibuzamuka butunguranye, ahubwo buzamuka bitewe n'aho bari ndetse n'ukuntu bafashwe neza n'uwo bakundana. Hari ingero nyinshi zigaragaza responsive desire mu buzima busanzwe. Mu mibanire nyarwanda, umugore ashobora kumva adafite ubushake igihe yumva atubahirizwa uburenganzira bwe, atavugana n'umugabo we neza cyangwa se afite umunaniro. Ariko iyo habayeho amagambo meza, gufatanya mu mirimo yo mu rugo, kuganira neza cyangwa se kwiyumva afite agaciro, ubushake bushobora kugaruka cyane buhoro buhoro. Ibi rero byose nibyo bita responsive desire, ubushake bukurikirana amarangamutima n'uburyo umuntu afatwa, aho kuba ibintu bitunguranye cyane cyangwa se biva mu mubiri gusa. Mbere yuko nkomeza ariko ndagira ngo mbaze nkubwire ko ntabwo ubushake buke buri gihe ari ikibazo. Hari igihe abantu batekereza ko kutagira ubushake ari indwara cyangwa icyasha, nyamara ni ibisanzwe kugira ibihe aho ubushake bugabanuka, cyane cyane mu bihe by'umuhangayiko cyangwa agahinda gakabije, nko kugira stress nyinshi cyangwa ubwoba, umunaniro ukabije wo ku kazi cyangwa mu rugo, gutwita cyangwa se nyuma yo kubyara, kunywa imiti imwe n'imwe cyane cyane ivura indwara zo mu mutwe, umubano wabuze itumanaho n'urukundo. Ibyo byose bishobora gutuma ubushake bugabanuka. Niba rero ubushake bwawe bwaragabanutse, ntibivuze ko wowe ubwawe wangiritse, ahubwo bishobora kuba uburyo umubiri wawe ndetse n'umutima n'ibitekerezo byawe biri kugerageza kwihagararaho. Dore ukuntu rero ushobora kumenya neza niba imibonano yawe ari mizima. Imibonano mizima ntabwo ipimwa ku mubare w'ukuntu ukora imibonano cyangwa se nyine ubushake uko bungana, ahubwo ipimwa ku byishimo ndetse n'ubwumvikane mufitanye. Ipimwa kandi ku buryo wiyumva nyuma yayo.
hahandi wumva ufite amahoro igihe ari myiza cyangwa se nyine ufite ikimwaro igihe ari mibi. Uburyo kandi mutandukanisha urukundo ndetse n'imibonano n'uburyo mubiganiraho mu bwubahane byose bigaragaza ko imibonano ishobora kuba imeze neza cyangwa se imeze nabi. Umuhanga Sherry Halmon ushinzwe ubujyanama mu mibanire yaragize ati ubuzima bw'imibonano bwiza si ikijyanye n'uko abantu bavuga, ahubwo ni uburyo wowe ubwawe wumva bukumereye neza. Dore rero uko wakubaka ubushake bwawe mu buryo bwubaka ubuzima bwawe. Ikintu cya mbere cy'ingenzi, menya ibikunezeza. Kumenya ibyo ukunda ndetse n'ibigutera kumva ushaka kuba hafi y'uwo mukundana ni intangiriro nziza yo kumenya imikorere yawe. Ganira n'uwo mukundana bizagufasha. Kubwira mugenzi wawe ibyo ukunda, ibyo utishimira ndetse n'uko wakwishimira guhabwa urukundo bizamura icyizere. Kwita ku mubiri n'ubuzima bwawe nabyo ni ingenzi. Kuruhuka, gukora siporo, gufata amafunguro meza bizamura ubushake mu buryo bw'umubiri ndetse n'uburyo bw'ibitekerezo. Gufata umwanya wo kuba wenyine nabyo ni ingenzi. Kwigira ku mubiri wawe, kumenya uko wishimira ubwawe self pleasure bituma umenya neza uko wiyumva n'uko wifuza gufatwa. Kugisha inama abajyanama mu by'imibanire cyangwa se ubuzima bwo mu mutwe muri rusange nabyo ni ingenzi. Iyo ubushake butandukanye hagati cyane y'abashakanye, sex therapist cyangwa se psychologist ashobora kugufasha cyane mu kubaka itumanaho ryo mu rukundo. Ndimo gana ku musozo w'iki kiganiro. Kuba ubushake bwawe bushobora kugabanuka cyangwa se nyine gutegereza igihe runaka ntabwo ari ikibazo, si indwara kwiye kugutera isoni. Buri wese afite uburyo bwe bwihariye bwo kumva urukundo ndetse n'uburyo bwo kubyerekana. Urukundo nyakuri rurimo kumva mugenzi wawe, kumwizera ndetse yewe no kumufasha kumva afite umutekano. Iyo ibyo bihari, ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina ntibuba ikibazo, ahubwo buba igice cy'umubano mwiza. Ni ngombwa rero ko twigisha urubyiruko ndetse n'abashakanye ku mibonano mpuzabitsina uko atari ikizira cyangwa se ikimwaro, ahubwo ni igikorwa gihuza abantu mu rukundo, mu kubahana ndetse no kumenyana. Imibonano yitaweho neza, ishingiye ku rukundo, itumanaho n'icyubahiro, ituma imiryango iramba neza ikabana neza, ituma umubiri n'ibitekerezo biba mu mahoro, kandi bigafasha cyane abantu kwigirira icyizere. Ngayo nguko rero, iki ni ikiganiro Psychology for Better Life. Iki gice niba wagikunze ukore like, unakore subscribe niba utarayikora kugira ngo tujye tubana mu biganiro byose tubategurira. Hanyuma nanakwibutsa ko tubahuza n'inzobere mu by'imitekerereze ya muntu ndetse n'imibanire. Ubaye ukeneye kuvugana n'umutherapist, watwandikira cyangwa se ukaduhamagara unyuze kuri adresse tuba twashyize muri description. Ikiganiro cyacu cyo nakagaruka, naho ubutaha. Ciao.